inkuru yacu rero nta mbabazi naguha mu gice cyashize twasize Debora ajyanye na papa we mu rugo witwa Clevis yaramaze kubwira umubyeyi wa Debora maze kumubwira amabi ye yose amaze kumubwira uburyo amuca inyuma amaze kumusobanurira n'uburyo yakubisenyira bukwe amusaba ko yaba amutwaye mu rugo byibura namara kwisubiraho namara kwisuganya azagira atya akajya kumureba. Inkuru yacu rero tuyitangirire mu rugo kwa Debora. Debora agera mu rugo rwose ari kumwe na papa we n'uruhinja cyane ko Clevis aba yabahaye imodoka igomba kubacyura. Nyuma yo kubagezayo rero imodoka yo irakata igataha, ariko mbere y'uko shoferi agenda Debora aramubwira ati deka ngubu ubutumwa mbabarira ngira icyo nkubwira ugenda umbwirire sobuja ari we mugabo wanjye Clevis papa Clenia umwana wacu. Ndetse mabuja ko wari uri kumwe n'umugabo wawe kuki utabimwibwiriye? Undi ati oya reka aba ari wowe mbwira ugende umumubwirire, ntago ndi bwandike nta magambo ndi buguhereza, ariko niba unabishaka ureke nandike, ntago ndi bwandike amagambo arenze 5. Undi arambwira ati sawa nta kibazo. Debora yinjira mu nzu asanga hari barumuna be, haba hari murumuna we witwa Gloria. Gloria aramubwira ati Debora kujuje n'ibikapu urimutse? Undi ati wimbaza ubusa ahubwo mbwira harya muri urugo nta bana barimo bakigara? Gloria ati twese rega twarakuze twasoje kwiga, none se nta hantu nakura peni na byibura n'agapepa gatoya? Undi ati ibyo ntago ari byibura muri uru rugo, ati ko dufite n'amabooks tutigeze twanditsemo ariko tutamaze, ati kandi peni yo ntiyabura kuko umuntu ntajya buri utuntu yandika. Undi ati gira vumpa agapapuro gatoya umena peni hano ngira utuntu niyandikira, ngira utuntu nikorera. Gloria aragenda akabizana. Debora ahita yandika ubutumwa butoya cyane abundi agapapuro kakazinga akagahereza umushoferi akamubwira ati ubu butumwa bumpere Clevis. Undi ati mabuja nemerewe kureba ibiri hose? Undi ati iyo uza kuba wabishakaga wari kureka nkabikubwira, wanze ko mbikubwira n'akanwa kanjye mushyire ako gapapuro, kandi ibintu biriho si wemerewe kubisoma kuko ubwo butumwa nibukugenewe, wanze ko mbukubwira n'akanwa ngo utambutse n'akanwa. Mu gihe wabyanze rero si ngombwa kusoma kuri urwo rupapuro. Okay, turumvikana? Undi ati cyane rwose mabuja mwiza. Undi yakserera imodoka akigendera. Debora agaruka mu nzu rwose. Gloria abateruye umwana Clenia bakiri umwana muto cyane, umwana w'amezi make cyane nka 6. Gloria ati mbega icyane cyiza, mbega igipucuri. Ati cyakora waribyaye pe. Ati neza Debora niwe wagiye mu nda yawe ukagaruka. Ati amaso mu maso mbese byose ni wowe. Ati gusa azagira amaso meza kukurusha, ati kuko wafite manini kurusha ayo yawe. Ati baza mu maso y'uruhinja agaragara gutya, noneho nakura bizacura iki? Ati harya uri mwiza, uyu mukobwa wawe rwose azagukuramo tu. Debora ati simyanze, none se naba ari mwiza nka mama we urumva hari icyo bizaba bitwaye? Ntacyo bizaba bitwaye rwose. Gloria ati ariko hari ikintu ntarasobanukirwa, ndabona uje wikoreye amavarize arenga 3. Wikoreye amavarize nk'ayo wikoreye tugushyingira, ugarutse kuba hano bimeze bite? Undi ati se ko n'ubu ufite ikibazo hangarutse se iwacu? Ngarutse kuba hano nyine. Undi ati se byagenze bite umugabo wawe mwapfuye iki ku buryo ufata decision yo gutaha?
undi ati ntabwo urubaka buriya ni wubaka uzabimenya ariko bumbabariye mpagahenge mpakanya ntuze nkeneye kuruhuka. Gloria ati uramonda sinuga nukuri ntabwo naguhaga ingi utambwiye impamvu uri hano kandi nzi ko uri umugore w'umugabo. Undi atari ku bundi birakureba. Umva mind your own business. Ibyambayeho rero it's none of your business. Winakomeza kumenyera ndi mukuru wawe byubaye. Undi atari ko kuba uri mukuru wanjye ntibiguha uburenganzira bwo kumbwira ibyo wishakiye. Bakiri aho bari gutongana, papa Debora arinjira yitegereza Debora akamureba neza neza kumuhaga bikamunanira. Debora ati dad ko mbona unyitegereza cyane, what's wrong? Nibiki uri kuntekerezaho? Nakubereye mushya, urabona ndi Debora mushya? Ninjye Debora umukobwa wawe, ntacyo nahindutseho, ndacyari wa wundi dad. Undi ati ufite n'ibigambo byo kuvuga, ese no kuvuga urabibasha? Ngaho mukombwira rero ko twagutumye kubaka, twagutumye kugenda ukajya guca inyuma umugabo wawe no gusenya, none se twagutumye kujya gukubita nyoko bukwe? Ubu nyoki yaza kuba akiriho ntiyari kwicwa n'agahinda? Nyoko wakubonye agushyingira akanezezwa no kwambika urugori, ubu uyu munsi mama wawe azutse, nyoko azutse akaza yanezezwa no kukubona wicaye muri uru rugo n'uru ruhinja rw'amezi 6. Niko muko ko wabonaga kugenda ngo wicare mu rwawe utuzure k'abasore, ko wabonaga ko kure kuriya mugabo bambwiye mwacanaga inyuma muri kumwe ugaca inyuma umugabo wawe byakunaniye, kuki utahakaniye uriya musore w'imfura kuriya ukabana n'uwo wundi mwirirwana? Debora yitegereza se aho kumusubiza akamuseka. Undi ati ese muko wikanze iki? Usigaye unansuzugura nakubaza ugaseka? Debora ati dawe tata mwiza, mu bijyayo ubaruta bose wowe wandeze nkiri muto ukankuza ukanshingira, ntacyo mfite nagusobanurira. Ati kuko ibyo nagusobanurira byose ntiwabyumva, kandi nibyo nakubwira byose ntago wabyizera. Nibyo kuko amakosa yose ndayemera, ariko byibura Clevis yarakwiye kumira indi yirwe. Narakosheje yego, kandi nta muntu utagwa mu ikosa, ariko se byibura yampaye ihirwe ryo kugira ngo mpinduke ndamunanira. Yego nakoze amahano n'amabara yo gukubita amabukwe ndetse ndanabyicuza. Tata nakoreshejwe n'umujinya, ntakubeshye byari byanshobeye. Nanjye nari ndimo nihagararaho, ntago nari nzi ko ibyanjye babivumbuye. Nabikoze nsa n'uri kwirengera, ariko uriya mukecuru ntago kumukubita nari nabigambiriye pe, ariko kubera umujinya n'uburakari no kutabasha kwikontrola nisanze namukubise. Dad ndifuza kumusaba imbabazi, ndifuza guhinduka, yewe ndifuza kuba umugore w'umutima, ndifuza yuko umugabo wanjye ambabariye rya none ntago nakongera gukora ikosa ryo kumuca inyuma, yewe sinakora n'ikosa ryo kongera gushwana n'amabukwe. Naba Debora mwiza, naba umugore mwiza. Ese aramureba akabura icyo amubwira, akavuga ati Debora nakundi nyine akaje karemerwa, icara hano tuzi, garuka mu bandi n'ubundi wari umwana mu bandi, umwuzukuru wanjye nawe azasanga abandi. Hanyuma ubwo nitugira ihirwe umugabo wawe azaza kugufata nk'uko yabivuze, kandi natanaza nyine ubwo ntakunda. Wowe gusa iyo ubaye wihesha agaciro, uba umugore wiyubashye. Sinshaka kunteza icyaro hano
ngo buri wese atangire avuga ati wa mukobwa kubaka nubwo byamunaniye burya yarabikwiye. Ndakwinginze uzime abana amagambo, uzime rubanda amagambo, mwana wanjye ntuzaneze urubwa. Yego n'ubundi urarunteje ariko byibura ntibizabe too much. Papa Deborah ahita yigendera. Deborah asigara aseka. Gloria ati ko mbona useka sibyo tata kubwiye ntago ari byo, urabona binejeje kweri ku buryo waba uri guseka, birasakeje si ibintu usetse. Deborah ati Gloria uracyari uruhinja wowe, you know nothing, kandi rero kuba nta kintu n'iki na kimwe uze biguha uburenganzira bwo kumbwira ibyo ushaka. Ubu nibwo mbonye umwanya mwiza wo kurya isi n'ubuzima ntigeze ndya. Mbonye umwanya mwiza wo kwiyitaho ntigeze mbona. Nakuze numva nshishikajwe no kujya mu rugo ariko nagiyeyo nararusogongeye narabibonye. Ubu rero mbonye igihe cyiza cyo kwiyitaho, mbonye igihe cyiza cyo gusohoka, kujya hanze, nkurira indege za hato na hato, gusohokera mu mahoteli akomeye, gusohokana n'abakomeye. Erega nubwo nabyaye ntambuka ntiwabimenya, ibere ryanjye riracyahagaze, ndacyari mwiza nk'ibisanzwe. Nubwo ntari nabo mbwira ko ndi umugore ntibabyemere. Rero Clevis ntago sintekereza ko amemukiye, ahubwo amaye amahirwe yo kuba nakongera kwisuganya, nkongera nkamenya uburyo single life iryoha, nkongera nkiyibutsa ubuzima butarimo umuntu gukontorora uburyo buba buryoshye. Ntawe ukubaza ngo urataha ryari, ntawe ukubwira ngo nterere ipasi, ese ndambara iki, urataha bwije uvuye he. Ibyo rero ubwo nabisezereye. Atuze ukuntu numva ndi kubishirira, ati mbega ubuzima we, atumva wow. Gloria ati ariko mukuru wanjye uzi ko bakuroze, uzi ko ushobora kuba ufite ikibazo tutabizi. Unejejwe nuko uvuye mu rugo rwawe, unejejwe nuko ugiye kongera gusubira ku isoko nk'umukobwa. Unate shawe ntabyo uzi. Ati icara hamwe ahubwo uzurebe uburyo Deborah ngiye kuba mwiza kuruta uko nari mwiza, urebe uburyo ngiye gutondesha abasore n'abagabo. Vaneho Clevis unkangisha ibyo atunze, akankangisha amazu meza n'amamodoka meza. Ibyo ngibyo se njye nibyo nshaka? Oya, nari nkeneye ambiance, nari nkeneye umuntu unyitaho mu mwanya we. Clevis twahuriraga mu rugo nimugoroba atashye avuye mu kazi, ntago tuzi gusohoka. Ibyo mbiheruka turi muri honeymoon, kandi najyaga nicara nkakumbura ibihe. Ubundi umugabo ni Medi, ati ahubwo ndaje ngire vuba mubwire ko ibyanjye na Clevis byarangiye, ubundi dusubukura umubano. Gloria ati hanyuma se uru ruhinja uzajya urusigira nde hano da? Hano hari umukozi wawe uhari? Undi ati ibyo umwana byihorere ndaza kubyitaho, ntago mbabwiye ngo munderere, nta nubwo nanababwiye ngo mumbere abakozi b'umwana wanjye. Njyewe Deborah icyo gukora ndakizi, kandi icyo gukora njyewe nzi ukuntu ngomba kubigenza. Gloria ati nzaba ndora. Ati gusa Munyarwanda yaravuze ngo umuhana avayo ni umuhana ajyayo. Ati kandi uwanze kumvira se na nyina yumvira ijeri. Ikindi kandi umwijoto w'ikinonko ugira ngo imvura ntizagwa. Uri gushukwa n'iyo nzobo ugashukwa n'ubwo bwiza, wareba ukuntu uteye ukabona ni wowe uriho. Ariko ubaye ubizi neza ko umubiri ari ubusa, kandi umubiri uhinduka mu kanya gatoya, ntago wakabaye wigira uko ngo wiratane umubiri. Iki kibiri iki ngiki kizabura, iki nicyo wiratana. Ubonye ibyo wiratana ubwiza,
ubwiza buvuze iki? ese ubwo bwiza bwawe hari aho bwagutambutsa ra? ushobora basi kwinjira hariya muri botike ubwo bwiza bwawe bakabureba bakaguha icyo ushaka ukagenda utishyuye? ntibikunda. ariko buriya ijute mama, nk'uko nabikubwiye ngo umwijuto w'ikinonko kugira ngo imvura ntizagwa. kandi burya ngo yihuse yabyaye ibihumye, kandi nta muntu wihuta cyane rwose nk'uwayobye. ushobora kuba uri mu buyobe wibwira ko uri mu bisubizo. uri mukuru wanjye ndagukunda urabizi, ariko ikosa rya mbere ukoze uzicuza ubuzima bwawe bwose ni ugutandukana n'umugabo wawe. nta n'undi uzigera ubona umeze nka Clevis. ibi nkubwiye nyuma y'imyaka 5 nzabikugarukiramo, kuko ndabizi neza uzaba umaze kubona ingaruka. Debora ati Gloria, winega iminsi mwana wa mama. erega umugisha w'indahi ntago ari wowe inkoko. ikindi kandi icyo uzaba cyo muragendana, umugisha w'umuntu arawuvukana akarinda wusazana. niba naragize ihirwe nzarisazanye. ndagira ngo nkubwire ngo umugisha Imana yampaye ntawe ushobora kuwunyambura. Gloria rero abwira mukuru we akamubwira ati umva nkubwire mukuru wanjye, ubundi destiny is all, ariko destination yawe rimwe na rimwe hari igihe ushobora guhindura hazaza hawe, ukahahindura hakakubera heza kurushaho, ariko hari n'igihe uhahindura hakakubera ahasharira kuruta uko ubitekereza. Imana yaduhisha kureba ibizatubaho mu gihe kiri imbere bitewe n'imyanzuro dufata, ariko ndarahira ko Imana yandemye imyanzuro wafashe, umwanzuro ufashe uyu munsi ntekereza ko bitazaguhira, kandi ndarahira ku Mana sinzigera mba mu ruhande rwawe n'aka na gato. ikindi ngusezeranya, sinzigera nsigarana umwana wawe wagiye muri ayo maraha yawe. uzajya ujyana urwo ruhinja rwawe, hano nta mukozi uhari. niba wananiwe kwita ku mugabo, sinzi ko n'umwana uzabasha kumwitaho. ese ubundi iyo umusigira nyirakuru na se ko byari kuba byiza kurushaho. undi ati murumuna wanjye ntago naje gushwana nawe. Gloria arahaguruka akigendera akamusiga aho ngaho, ahita aterura umwana akanamumuhereza, akumva ahise agira umubabaro mwinshi muri we. umutima agenda yibaza avuga ati ubundi Mana kubera iki? Mana kuki ibi bintu bikunze kubaho? kuki umuntu ufite urukundo rw'ukuri, umusore mwiza nka Clevis ufite umutima w'urukundo, Mana uriya musore nkurikije nk'uko namubonye, kuki watumye ahura n'ikinyoma nka mukuru wanjye? kuki watumye ahura n'umukobwa nk'uyu utazi agaciro k'umugabo we? burya koko ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera. ati cyakora ndumiwe Mana, njye byandenze. ugasanga abakobwa beza nkatwe, abakobwa bafite umutima wo kubaka no kugira urugo rwiza ruzira umuze, tukabura abasore beza nka Clevis, natwe tugahura n'ibinyoma. ese ubundi Mana ubigenza ute? Mana ubundi ubikora ute? ibi bintu umuntu yabyita iki?
mana iyo umuntu yakundaga azi neza ibizamubaho ntago yakiruhije nta nubwo yakandavuye agira cyangwa arakunda umuntu yakabaye abivamo burundu akabireka ati gusa Debora mbereye urugero rubi rwiza rwa mbere rwabayeho ati nka mukuru wacu yaratubimburiye atwereza igikorwa cyiza cyo gukoresha ubukwe ariko nanone atubimburiye atwereka igikorwa kibi cyo gusenya manu uzandinduye umuvumo njye ninubaka ntibizankurikirane ntabwo byumvikana tuve rero mu rugo kwa Debora twigarukire kuri Carrie ndetse na Meda. Carrie ntabwo aba ari kuvugisha Meda ndetse yaramurakariye cyane. Meda akamubaza ati se Carrie umaze iminsi 3 utamvugisha urateka tugahurira ku meza nakuvugisha ntuvuge turi kubana mu nzu nyine nk'imbeba n'ipusi tumeze nk'intebe n'ameza niki nagukoshereje niki nagukoreye mwana wa mama erega jye wibuka ko ndi muramu wawe ese ujya wibuka ko urabura ari mubyara wanjye undi ati yes of course ndabiza ati noneho wajya noneho wamvugisha iyo mvuze Raoul uravuga undi ati yes cause he is mine he's my hubby he's my everything mba ngomba kuvuga umuvuzi undi ati noneho mu gihe nzajya mba ntamuvuze ntuzajya umvugisha undi ati no way who said so ibyo ninde ubivuze nangwa ninde wabivuze undi ati none iyi minsi yose kuki uyimaze warandakariye undi ati Carrie ahita avuga ati Medi look uri umusore mwiza cyane buri mukobwa wese yifuza ese Medi waba ubizi ko inshuti yanjye Ekimi gukunda undi ati oh wow Ekimi iyo nshuti yawe undi ati no way uriya mukobwa ankunda ateze ati by the way ndabizi ko ari mwiza ni umwana mwiza kandi aracyari na muto hawe ukamuzi ko umukobwa nkuriya yakunda njyewe Medi Carrie ati Medi ibyo reka tubiskipinga gusa menya ko inshuti yanjye gukunda kandi gukunda cyane ariko ndi kwibaza ubundi inshuti yanjye iri gukunda umuntu nyabaki umuntu umeze ute umuntu uteye ute Medi ndagukunda nkagukunda nka muramu wanjye nkanagukunda nka musaza wanjye binongeye ngukunda nk'umuntu sinzi ukuntu nabikubwira basi wenda ngo ubyumve sinzi amagambo nakoresha yasobanura uriwe mu buzima bwanjye ariko Medi uri kumbabaza ubundi waye kuki uri kubikora ese kuki ibi byose uri kubigenderamo ndi kwibaza kuki inshuti yanjye iri gukunda umunyamabi nkawe kuki iri gukunda umunyamafuti nkawe Medi nawe nizeraga Medi nawe nkunda uratinyuka can you imagine ese ubu inshuti yanjye ibi bintu ibimenye yagira igikomere bingana iki okay bo reka tunabyihorere wenda ari nabwo muri gukundana nabwo muri mu rukundo ariko kuba mutari mu rukundo byibura wakabaye wubaha akagukunda Medi atari ko nubwo ntazi impamvu uri kuntunganya nabyubaha gute njyewe how can I do it ntago nari mbizi ko ankunda ni wowe byibura washije kumbwira ko that girl ankunda kandi even that girl she deserves a love even a true love deservinga urukundo kandi urukundo rw'ukuri ntabwo ndi guhakana ko ndufite ariko se njye ndamukwiye
ariko ubundi reka tureke no kujya kure ibyahikimo tube tubishyize ku ruhande. Ni biki nakoze byagutunguye? Karati Mede, mbwira ukuntu usigaye uryamana na Deborah ex girlfriend wawe, noneho byongeye ukaba uryamana n'umugore w'umugabo, umugore ufite umwana. Medi, ntabwo wabikoze once, nta nubwo ari twice, yewe ni n'inshuro ntanabara, kuko inshuro ngenda bakurikiye ni nyinshi. Njyewe ubu Deborah ndumva naranamukarabye, simfite n'icyo navugana nawe, ahubwo ndibaza ese uyu munsi ibintu murimo bimenyekanye, uramutse umusenyeye se basi wamutwara? Medi araseka aramubwira ati Kari, umuntu iyo ari gusenya urw'umutiza umuhoro. Kari, uribuka amarira narize kubera uriya mukobwa? Ese uribuka igihe namaze mu bitaro? Ese uribuka amajoro naraye ndira? Ujya wibuka ko nabayeho no kurya byarananiye ntunzwe n'imbuto? Urabyibuka yuko habuze gato ngo nsige ubuzima, umutima wanjye n'ubwonko byarananiwe kwakira ko Deborah yansize? Ese ujya wibuka situation nari ndimo? Kari ahita agira agahinda, byose akabyibuka, n'ikiniga cyinshi n'amarira azenga mu maso. Ahita avuga ati Medi, mbabarira kuko urakarira, ndabyibuka kuko wanyuze mu buribwe, ndabyibuka kuko byinshi cyane byakubayeho, byinshi cyane byarakurenze. Ndabyibuka iyo ngira ngo ahariyo hataze kuba Imana, wari no kwiyambura ubuzima. Karahita abaza Medi, ariko ubundi we ese ubundi kuki uri kubikora? Medi akamubwira ati Kari, ntago nonaha wanyumva, ariko wenda nyuma yaho uzabyumva. Nyuma yaho nzakubwira impamvu y'ibi byose. Ati gusa reka nkubwire narababaye pe, inshuti yawe yarambabaje ku rwego ntabona ukuntu ngusobanurira. Ati gusa reka ngushimire, iyo ntaza kukugira, iyo utaza kumba hafi, sinzi uwumva ndiwe, umenya hari ntazi n'icyo mba ndicyo, umenya nari gufata n'agasozi nkiruka. Ati gusa mbabarira, story yanjye na Deborah tuyireke, hariya nahahise hanjye. Ati gusa ahahise hanjye ni nk'icyuma kinjomba kikanakata amababa yanjye, ariko mba numva nshaka kuguruka, nzanakomeza nguruke ngere kure. Kari aramubwira ati Medi, ntushobora kugira ejo hazaza heza ukiri imbata yahise hawe, igakurekura ibikwiyaka, kandi burya ntugatinde aho udakenewe kubera ko bigukerereza kugera aho ukenewe. Ntuzigere uhatiriza umuntu kugukunda. Muri ubu buzima hari abantu baza kuduhereza ibyishimo by'igihe gito, natangira kukubabaza uzamenye ko igihe cyo kugenda kigeze. Niba bishoboka uzabwire umutima wawe umureke uragende. Kandi ikindi, nta muntu uri permanent ku buzima bwacu, nta muntu kampara. Abantu baraza bakagenda, ibintu nabyo biraza bikagenda, ariko do you know, uzi se ikindi gikurikiraho nanone? Ubuzima burakomeza. Life stops for no one. Ntabwo ubuzima bushobora guhagarara kubw'ikintu runaka nangwa se kubw'umuntu runaka. Niba ari imisozi warayitereye ku bwa Deborah, ariko nta cyahindutse, rekeraho rero n'umutima wawe ukeneye konje.
nta kutagize waragerageje ariko ntabwo yigeze gukunda nk'uko ubyifuza. Ndumva igihe kigeze kugira ngo umurekure kabisa. Sinzi niba ukimukunda ariko ntabwo yagukunda nk'uko ubishaka, kubera ko uyu munsi n'uwundi muha agahenge yubaka urwe, muha agahenge yubaka urugo rwe. Ndakwinginze mureke Debora mwibagirwe, ushaka undi mwana w'umukobwa ukunda. Medatikare, sinananiwe gukunda, sinanze gukunda no gukundwa. Yewe nanjye nkeneye unyitaho, nkeneye uwo nita be, nkeneye uwo nita hani, nkeneye uwo nanjye nzajya nicara ngakumbura. Ariko se from where? Undi ati ntabwo nakwibagirwa ngo nirengagize ibyo umbwiye, ariko ntabwo nashobora gukunda uriya mukobwa bitewe n'ahahise hanjye. Ekimu ni muto, ni n'umukobwa mwiza, akwiye undi musore. Undi musore uzamukunda akamuha urukundo. Ati njye ntabwo nabona uko namukunda, sinamukunda uko bikwiye, ntabwo namuha urukundo, urukundo yaba anyifuzaho, ntazatuma ababara, kubera ko ibyambayeho mu hahise iteka bihora bingaruka mu mutwe. Ese niki nakora ko ntifuza kubabaza uriya mwana w'umukobwa? Karoti Mede, ntago ndi kugutegeka ngo umukunde nonaha, ariko byibura muha amahirwe. Ihihirwe wongere uhereze umutima wawe amahirwe n'ihirwe ryo kongera gukunda. Ongera ugerageze, renga ubwoba ufite, wongere ukunde. Ndabizi kandi bizaba byiza, bizaba iby'umugisha kandi iby'umumaro. Bakiri muri ibyo, Ekima ahitaza. Yegera Medi akamureba mu maso, akamubwira ati Medi, mu buzima bwanjye sinigeze nkunda n'umusore wanteretaga, yewe muri primary, even n'ubundi muri secondary, nta musore n'umwe wari wantinyuka ngo azambwire ko nkunda. Gusa ndabizi ko ngira igikundiro ariko nkagira igitsure. Abasore benshi barankunda ariko bakantinya. Muri abo bose nta n'uyu n'umwe wigeze unkunda ngo nanjye numve ndamukunze, ariko wowe ndagukunze nkikubona n'amaso yanjye. Yewe nabanje no kujya mfuhira Kare, ntekereza ko mwaba mukundana. Rimwe na rimwe nkajya nanamubwira nabi, agashoberwa impamvu ndi kumubwira nabi, ariko byabaga ari ifuhe kuko narebaga uburyo umwitaho nkumva ndafushye. Kandi njyewe ubwanjye ngukunda, yego ni amahano ni n'amabara, ariko singiye kuzaturika umutima bimunyuze mu guceceka no kutavuga ibindimo. Wowe na Kare ibintu mwaganiriye byose nabyumvise, ibyawe na Debora byose nabyumvise, ariko ibyo simbyitayeho. Mama hirwe mbu wawe kandi niteguye no kubiharanira. Mihirwe ngukunde, ndabizi neza ko utazabyicuza. Mihirwe ngufata akaboko, buri ntambwe yose tugiterane, ibibi n'ibyiza tubinyuranemo. Ndabizi ko njye nawe tuzagerana kure, ndagusezeranya. Niba ubyemeye, ndagutegera ikiganza cyanjye. Niba wemeye ukanyemerera, mihirwe nkundwe n'umutima wawe, mihirwe nkundwe n'umusore nikundiye njyewe ubwanjye,
umusore utuma umutima wanjye utera, wowe utuma ndara ntasinziriye ngutekereza, wowe mpora ndota nkubonamo paradizo yanjye, wowe mbona umeze nka marayika, wowe marayika murinzi wanjye. Herega kukubura byaba bisa no kwibura. Mbere numvaga hari natekerezaga ko nyine bishobora kuba ari a dream, ariko ubu nibwo ndi kubona ko atari inzozi. Buri uko umutima uteye niko mba ngutekereza, uko umutima utera ndabisengera, ngasenga nsaba Imana ngo Mana uzame gukundwa n'iriya nshongore baririmba, uwera uzame gukundwa n'uyu musore umutima wanjye wihebeye. Meddy aba amaze imyaka myinshi atumva amagambo aryoheye amatwi nkayo, n'ubwa mbere aba yongeye kumva hari umukobwa umubwira amagambo meza nkayo, biramurenga akanarira, akavuga ati huye mwaye, ubundi ndinde wo gukundwa, ndinde wo kugira amahirwe nkaya. Ese ekema koko urankunda nangwa nagatego wowe n'akabiri mwaneze? Ekima aramureba akamubwira ati Meddy nyizera ndakwinginze, trust me, I do love you. Ibi kandi nzakomeza no kubikora. Meddy ati oh yeah, say it again. Ekima ati Meddy, I do love you. Meddy ati no way, say it again. Mbabarira wongere ubisubiremo. Karoti Meddy. Ekima ati yewe Meddy, nukuri ndagukunda. Meddy ati Ekima, mbabarira wongere ubisubiremo. Ekima aramubwira ati Meddy, ndagukunda n'umutima wanjye wose, ndagukunda n'ibyanjye byose, n'intekerezo zanjye zose, nanjye wese, umutima wanjye wose wakwamiye iwawe, umutima n'intekerezo byibera iwawe. Meddy ati base bisubiremo bwa nyuma, ariko bitaba ari ubwa mbere na nyuma, nzahore mbyumva iteka. Ekima ati Meddy, yego nibyo koko ndagukunda. Meddy abura icyo akora. Meddy azenga amarira mu maso, akarira kubera ko aba asa n'uri kubonekerwa. Kari areba uburyo Meddy ari kurira, nawe bikamurenga, aramusimbukira akamuhobera. Meddy akabwira Kari, akamubwira ati mushiki wanjye, ese nanjye nakongera kugira ihirwe ryo gukundwa, nakongera kugira ihirwe ryo kubona umuntu umbwira amagambo meza nkaya? Birandenze, nukuri birandenze. Numvaga ntari uwo gukundwa, numvaga yuko gukundwa bifite ba nyirabyo, kubera ko urukundo rwanjye uwo nabonaga nk'urukundo rwanjye rwose, urukundo rw'ubuzima bwanjye, ntabwo byigeze bimpira. Yanciye mu myanya y'intoki ndeba, nari narihebye, sinari nzi ko byambaho kongera kubona umuntu nkunda akambwira amagambo nk'aya ngaya, nkumva byibura biri gukengera umutima wanjye. Yego nahuye na benshi, nabonye benshi, ariko uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Sinabona uko navuga ko mpiriwe, nzagumana aya mahirwe.
Meddy abura n'imbaraga zihombera Kim, ahubwo akamureba gusa. Icyo akora aramwitegereza, akamureba mu maso, amufata n'ibiganza bye byombi, ariko ari kumureba mu isura. Abura icyo amubwira, akabura n'icyo areka. Amarira agatangira gutemba ku matama. Kim nawe nuko. Kim aba ari kurira, ndetse na Meddy arira. Meddy akamubwira ati ndakwinginze wirira, oya wikanduza y'amaso yawe meza, mbabarira wikomeze, kuko nurira uratuma nanjye ndushaho kurira. Mbwira mfite amahirwe yo kuba ndi gukundwa n'umukobwa mwiza nkawe. Kim uri kunkunda? Ese kuko ndi mu rukundo rwawe, ndi mu mutima wawe. Undi ati cyane uba urimo, kandi nta n'undi uzigera uwuzamo, nta n'undi uzawuzamo, nta n'undi nzakunda uretse wowe. Meddy rero ahita amuhobera, akamuhobera umwanya munini, agatangira kwiruhutsa, akavuga ati ndumva ubu noneho ntuje, ndumva muri njye natuje, ndumva muri njye mfite amahoro, akanyamuneza ni kose. Arongera akamureba mu maso, akavuga ati Kim, koko urankunda? Undi ati yego. Kim uko yemera akamukunda, niko Meddy aba arushaho kurira, amarira akarushaho gutemba. Bajya bavuga ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, ariko Meddy we ararira bikagaragara. Nyuma rero yo kurira bikagaragara, akomeza kureba Kim mu maso, agahita amusoma mu gahanga. Tugaruke kuri Clevis. Clevis rero abasigaye ajya mu kazi rimwe na rimwe, ukabona ibintu byose byamucanze byamushobeye. Rimwe na rimwe akaza mu kazi yambaye ikote ritarimo na karuvati, rimwe yaba yanayibutse akaza ayifite mu ijosi idafunze. Gajo aba amwitegereza nka sekretari wiwe, akabona ibintu byarahindutse bisa naho bitari kugenda neza, akabona boss we ntago yishimye. Akamwegera akamubwira ati boss, mwaduha uburenganzira tukabafungira karuvati? Clevis ntamusubiza, ahubwo arayimuha. Gaje amufungira karuvati. Clevis none hagera aho ngaho, ubundi karuvati akajya yizana mu ntoki kugira ngo sekretari wiwe Gajo abe ari we uzajya ayimufungira. Bigera naho Gajo atangira kujya afata amakote ya sebuja, akariba ari we ujya uyatahana, akayamuzanira muri office ateye ipasi, ku buryo Clevis yajyaga ava mu rugo, akava mu rugo yambaye bisanzwe, yagera kuri office akaba aribwo yambara neza, cyane ko ntaba agifite umuntu umutegurira icyo yambara. Ibintu byose rero Gajo atangira kugenda byitaho, ariko Clevis nawe adatuje. Rimwe rero Clevis yicaye muri office, Gajo amaze kumutunganyiriza ikote n'inkweto, aricara akavuga ati ariko byibura ubu ndumva nareba ubutumwa umugore wanjye yigeze kujya yanyandikira. Afungura akabati kugira ngo arebe ka gapapuro Deborah yigeze guhereza umushoferi ngo agahereze umugabo we. Clevis aragafata akakarambura. Ijambo rya mbere riba ririho, Deborah aba yanditse ati kuwo nahoze nkunda kandi numvaga nzakunda ubuzima bwanjye bwose nsigaje kuri iyi si. Abanyarwanda bajya bavuga ngo utinda uzi kuzakumburwa ugasanga waribagiranye, ariko nanone mugabo mwiza
uyu mwanzuro ufashe nutawicuza ubuzima bwawe bwose, njyewe Debora nshobora kuba ari njye uzawicuza, ariko uyu mwanzuro ufashe niba atari uw'umugisha kuri njye, ushobora kuba ari uw'umuvumo. Yari umugore wawe Debora ugukunda, byari umugisha kukumenya. Clevis asoma ayo magambo, akazenga amarira mu maso. Ako kanya Gaju ahita yinjira, ariko akiyumanganya. Gaju ahita amubwira ati boss, guhera mu gitondo nta kintu urafata, ndabizi kandi uba wavuye mu rugo nta breakfast ufashe, ahubwo mbwira nkuzanire iki? Nkuzanire coffee nangwa nkuzanire African tea? Urumva ushaka kunywa iki? Clevis ati Gaju, ntago mbizi nanjye icyo nshaka, ariko icyo uri buhitemo nicyo ndibuze kunywa. Gaju aragenda rero agategurira sebuja icyo kunywa. Aba ari kumwitaho muri iyo minsi, cyane ko ababona atameze neza. Tuve rero kuri Clevis, twigire kuri Debora. Debora aba asigaye rwose yirwa atembera, ubona ibintu byose ari sawa. Hanyuma Debora umunsi umwe arimo atembera hafi aho ngaho, ari kwerekeza mu rugo kwa Mede. Ageze hafi yo mu rugo, areba hejuru mu rugo, akabona hari umukobwa uri kumwe na Mede. Mede aba ari kumwe na Ekem, barimo baseka, barimo bakina, mbese ubona bari gukina uduhinde nk'abantu bakundana, bari gusangira, banyuzamo bagatamikana, mbese akabona n'abantu wagira ngo bari mu rukundo. Debora aba aje kureba Mede ngo amubwire ko yatandukanye na Clevis, ariko akamusangana n'undi mukobwa, akanyuraho akagenda. Gusa arababara. Debora rero nta kindi kintu akora, yigarukira mu rugo agatuza, ariko nanone akabona ari kubangamirwa n'umwana we. Ahita rero yigira inama yo gufata umwana we akerekeza mu yindi ntara, akava mu ntara imwe, ava mu ntara y'Iburasirazuba akajya mu majyaruguru. Ahasanga umukecuru ukuze. Umukecuru rero Debora aba agiye kureba, agerayo agasanga umukecuru ari aho. Umukecuru akamuramutsa, akavuga ati umeze neza mukobwa? Undi ati ndaho rwose. Ati ni ukuri disi wavuyemo ikimama cyiza, ati mbega ukuntu usigaye usa neza. Undi ati mukecuru ibyo byihorere, ati gusa neza bihoraho ariko hari igihe kigera bigashira. Undi ati wowe ubwiza bwawe buhora ari bwa bundi mwana wanjye. Debora aramubwira ati rero mukecuru, naje hano ariko sintinda, urabizi yuko wari inshuti ya mama, inshuti ikomeye kandi yakadasohoka. Hari ikintu rero nshaka kukwibwirira, nshaka no kukwisabira. Ndashaka kugusigira uyu mwana wanjye, ndanamukwihereye. Umukecuru ati utiki? Ati mukecuru, uyu mwana narebye kumuta, nashatse ahantu namujugunya ndahabura pe. Ndareba ndavuga sinamujugunya mu ruzi naramutwise amezi 9. Rero aho kugira ngo mugirire nabi, kubera ko ari kumbangamira pe, mukecuru reka mukwihere, byibura uyu mwana umwirerere. Sinzaza kumukubaza, sinzaza kumukwaka, nanakuru uzamubwire ko se na nyina batigeze babaho bapfuye, wamubwira ko wamutoraguye,
wamubwira ko se na nyina bari abana bawe bagakora accident bagapfa ntago bindeba. Urabizi mukecuru wari inshuti ya mama, nta handi mfite nashyira uyu mwana, abavandimwe banjye nabo ntibamushaka kandi nanjye simushaka, ikindi kandi na se ntago amushaka, mbabarira rero umusigarane. Umukecuru ati ntago nabishobora pe. Debora ati niba rero utabishobora ubwo nyine reka munige mwicara birangire, ati ko njye sinshoboye rwose. Umukecuru ati have sigaho aho kugira ngo uru ruhinja rwice runyihere bambe. Ati uyu muziranenge utya, ati yo, ati mbega icyana giteye imbabazi. Debora rero ahereza umukecuru umwana ahita nigendera. Inkuru yacu rero tuyisubikira ahangaha. Debora afashe umwana we Krenia amuhereje umukecuru, arigendeye, agiye kubaho nk'inkumi itarigeze ibyara, itarigeze niri na rimwe ihura n'umugabo. Ese amaherezo ni ayahe? Uyu mwana utawe na nyina se azabaho nangwa ntazabaho? Ese nabaho azabaho mu buhe buzima? Ese uyu mukecuru we azamubwiza ukuri nangwa azamubwira ko kuko yamutoraguye? Byose rero tuzagenda tubyumva. Inkuru yitwa Nta Mbabazi Naguha, ngiye yandika kandi nkayibagezaho. Nitwa Atete Obvious Pauline. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi kandi ni nyamibwa.